kuko ntabwo ngiye nkorana n'abantu bajya muri iyo myuka. Erega witinya nta myuka izina rya Yesu. Nkoreho fukama ngo usengere mu izina rya Yesu. Urambonera diko yaraje kunyishushanya. Nawe umwana wawe koko uriba kuntuma kuneka Joshua. ese ni wowe Urabyibuka? none se byagenze bite kuza uniga? Tuza twumvikana. nyine mbwira none se byagenze bite kuri kuza uniga? urabona ibintu wari unkoreye. Ibintu wankoreye urabizi. Mana yanjye. Untuma kuneka Joshua nagira nkasanga hari uburinzi bukabije cyane. Ngo byagenze bite se? Je nzi ko ndi buhite nkurangiza ngiye nta mikino. Byagenze bite? Ibuka misiyo wampaye. Ndayibuka. Bira byose kandi byabaye bizi. Wari ubizi ko bizaba. Ya, nashakaga amakuru kuri Joshua nta bindi nari nzi birenze. Iyo nyine washakaga. Iyo yonyine. Nta kindi kintu wari uzi. Ya. Nta nubwo wari uzi ko ahantu akora. None se nagusabye kujya kunshakira amakuru nzi nyazi? Uri kumva bishoboka? Ahubwo mbwira byagenze bite? Wow, nida. Umagaye namushaka. Halo? Nida uraho. Sha makuru. Genda wowe kwangana bibi. Yesu, ejo uko wagiye ukiburisha neza nawe umeze nk'uwabura ibirengero. Wari uzi ko nakwibagiwe koko sha byihorere. Yego nanjye naragiye nihugiraho ariko ntago nakwibagiwe. Si ubwo ngubwo ntago bizi ko bamunkora mutima zanjye. Yo sha sorry nukuri nta nubwo namenye ko umwana yarwaye. Basi mbabarira nanjye ntago nabyitayeho. Misiyo wampaye yose ntabwo yagezweho neza uko nabishaka. Yaragiye nsanga hari abarinzi ku rwego rwo hejuru bari bagiye no kungirira nabi. Birumvikana uriya muginga asigaye akora ahantu hakomeye. Kandi wari ubizi? Oya, sinari mbizi nkaba naragutumye kujya kunshakira amakuru koko. Okay, tureke ibyo ngibyo. Ahubwo se byagenze bite? Mbwira nyine mpa amakuru ayo wabashije kubona nubwo bitari byoroshye akumbwira byagenze bite. Nari ngiye kuhakomerekera. Yego narahababariye cyane. Basi mbabarira ntago nari mbizi pe ntago nari mbizi. Ariko nyine ugomba kumenya ko akazi kose kagira risk. Okay. Byashoboka ko byari gushoboka tu ariko ntago nari mbizi wibinshinza ntago nari mbizi pe. Ndabikubwiye rero. Gusa icyangenzaga akomeye cyane. Uko nategereje ngo uzamvugisha nimuke ntumenye ko nanimutse neza ntegereze ngo uzansura mpebe. Ubwo rero ntituzongere kwitana ba mwana nanjye uruhare rwanjye rurimo. None se bite nyine ko wabuze cyane? Jawva yo basi Imana ishimwe. Uratwite? Wenda nakwanze. Si ubwo we warasamye indirinzi ingana gutyo ntarabimenya koko? Yewe sha basi nshimye Imana umva ngiye kongera amasengesho.
yewe shamba baruzanyiyere kutarabyara ese eshe ukuntu gutwita bikubera ukuntu wasaga neza ntabwo byari bikwiye kukugwa amahoro shana kuri basi Imana ishimwe ndishimye pe message yako ntarayibona naratinze nyine kubera ibibazo bya network ariko amafaranga yageze kuri konti ugenda ureba ahubwo mpa amakuru nyine amakuru yanjye bimeze biti mu kanya usanze hacaho nk'isaha nari maze kubikora twari tumaze kubikora rwose aje ndibije kureba ariko ninsanga itagezeho ndakwishakira ndi gutya kabisa ndagaruka ningaruka hano kandi umenye ko ngaha mpa amakuru rero wabashije kubona Nidanje kabisa ubyumva ariko ibyo nahahuriye n'icyo wize ntabwo nabikubwira ngo ariko basi ntabwo wari ukwiye kuza unkura umujinya n'ibyo wari kuza gake tukabiganiraho kuza uniga mana yanjye hakuzi koko mugenda mukasa n'akazi mukora burundu gusa nyine sorry ntabwo ndi gushaka kukubwira nabyo basi nyine ngaho makuru kubonye nayo makuru nuko utangiye kumbwira uya basi ngaho tuza mbwira ntabwo natuza ntabona message ninza kwibona oya urayibona mpa makuru wowe message yakugezeho je naragiye kuri mission yo wampaye niteguye kwikora neza gezemo hagati nyine y'abantu byambayeho mbone nta nubwo nakaguye kubikubwira ariko makuru yose wari wayabonye ataruzura neza ariko okay ngaho mpayo bashije kubona nta kibazo Joshua nagiye menya hana akora donc nyine akunda kubarizwa kenshi ariko ntabwo nabashije guhura nawe okay ariko ibyambayeho nahagiye masanga uburinzi baragenda bari bamfashe nk'igisambo nyine birumvikana rega rero wagiye bikurikiyeho nawe byishakira ibyo ayo makuru niyo yari ingenzi ngaho ugenda message uraza kuyibona sana ariko uri ntayibona nkagaruka nta kibazo ngira ngo wambonye nta kibazo urayisangayo rwose humura sawa nta bibi genda ugere kuri banki rero ibintu bimeze neza ariko ni ngombwa ngomba kubikora ntabwo urajya kwa muganga se ntabwo bakubwiye uwo ari we se shambwira w'intera amatsiko si ubwo nzarindira ko duhura we shambabari ntacyo basi ntacyo nubwo mbimenye biramaze nanjye ngiye kongera amasengesho tuzajya guhura amavi yarabaye nk'ay'ihene kubera kugusengera ndabizi aba ari urugamba rutoroshye ni ukuri urakoze cyane hari utuntu nanjye nari ndimo reka njye kuturangiza ni ibintu bishobora gupfa ntabikoreye igihe yego urakoze cyane ni ukuri basuranduze sawa rero Imana ikomeze ikurinde ubwo turi kumwe nta nubwo ubwo nzongera kuvuga ngo ndagutegereza ndabizi iyo twite ntugiye ntabwo upfa kugenda ahantu hose ntabwo nzagutegereza mu rugo ahubwo ngiye nzaza kugusura sawa urakoze cyane Imana ikurinde sawa urakoze nawe ni byiza iri joro ko waraye udatashye waraye hehe sisita nawe rwose unsetse nyine hari abajama mfite b'inshuti zanjye pe sibyo nagiyeyo nahise ko ndi butahe ndarangije ngezeyo biba ngombwa ko ndaha kandi ndumva nta kibazo kirimo ngomba ngusetsa unsetsa cyane wowe mangwe ko nsigaye numva ngo ugendana n'abahungu batari beza banywa ibiyobyabwenge
ubwo si bo mwararanye siho waraye si bo mwari kumwe. ayo ni amagambo y'abantu bene aha ahubwo nutayitondera bazajya bakubwira n'ibindi bitari byo. Njyewe nsigaye mbona ugiye kunanira. Unanizamo iki se? Mama yakunsigiye ngo nkurebe nka mushiki wawe ariko nsigaye mbona unaniye pe. Usigaye urara ku gasozi ufite telefone ntiwampamagaye ngo nambwire ati mushiki wanjye ndaraye sindi butahe kingo ryawe. wazanye umugore ko mbona ibintu byo gukora mu rugo atari ibintu byawe. Bravo cyane. Uraho neza. Ese ashira. Wagiye uzana umugore cyangwa ukambwira nkaza nkagufasha. Umuntu udashaje. Ya. Icyo wari uvuze byari byo. Ariko se shaho. Urambwira ko imyanda yose uramutse ufite umugore rwose ntabwo yabikiriho. Ya wenda umbabarire nakosheje pe kuba naraye ndaye ntaguhamagaye ngo nkubwire yuko natashye sibyo. Icyo ni ikosa narikoze ndaryemera ariko iby'amagambo by'abantu bakubwira ngo hari abantu ngo turi kugendana ngo batari beza ibyo ngibyo ni amagambo sibyo kandi amagambo yawe utayazi. Mu kinyarwanda baca umugani ngo mbwira uwo mugendana nkubwire uwo ari we. None nawe rero abantu mugendana barancisha. Nawe uratangiye ayo ni amagambo ariko wagiye wumva umuntu ko ari njye uri kukubwira nakosheje ndarara ntaguhamagaye mbabarira sibyo simusabye imbabazi ndumva nta kindi kandi urabizi ntabwo nkunda ibintu byinshi. Reka mbyemere nta kundi byagenda ariko umwana wa mama ihangane uhindura ingeso tutazaba icuro ry'imigani kuri uyu musozi. Ndi kubyumva. Ababyeyi bacu bari intangarugero ntabwo twebwe twaba ari twe dusigaye ngo tubasebye. Reka tugere ikirenge mu cy'ababyeyi bacu. Ariko nawe wirinde kugumya wumva amubwira abantu ntabwo biri ari abantu baba badukunda baza kukubwira ibyo ngibyo. Ntabwo byoroshye umugani ugana kariho ubwo mbese tuzareba uko bizagenda bihinduka muri makeya. Abantu bashobora kuba bambwira ibyabo ariko nanjye nkagira ibyo nirebera gatoya ubwo tuzabireba reka tubyihorere. Kanjye mu mirimo genda nyine genda bagiye mu mirimo. umbwiriyemo ariko se uko nyine nuko bavuga agira icyo wibwira. ubwo noneho ndumva ariho natangiraho kuko ariko se maye Joshua Matiyasi yarakunanze ntabwo ari byo byanzanye rwose ariko ibya pasiteri ndabivuze nyine. ahubwo Joshua nta makuru ya Karebu umuntu Karebu rwose naramubuze. Karebu nimero ye nayihamagaye nayibuze ntabwo wandusha nimero ajya akoresha. ndayifite ubwo wasanga ari mu kazi ya nimero ye usanga kuba ntayafiteho aba yavuyeho ariko reka nguhe iyindi. Mpa nimero ye rwose kuko ndamukeneye cyane. mwari muri aho ariko sha turi aho bya kinyarwanda ndabona umeze neza kabisa. turi aho turi ni inkumi ishima Imana kabisa. indebere y'indebere nshaka kumugisha inama hari utuntu numva nk'umuntu mukuru rwose yakamfashijemo. noneho andika izo nimero nizo iri bumuboneho. nta mahoro se uramushakira amahoro. Karebu rega ni inshuti yanjye nshaka kugira ibyo mugishamo inama kuko nk'umuntu mukuru kuri za gahunda za pasiteri ntabwo nagaye inama zawe ariko nk'umuntu mukuru nawe nshaka kumugisha inama numva uko yambwira kandi ziri inyuma y'urusengero kuko no mu buzima busanzwe urakoze cyane. birumvikana ndaza kumuhamagara. buriya Karebu nawe ni umukristo ndamwemera umudiyakoni mwiza cyane agatanga inama nzima.
Ca umva reka nkureke nawe usigare mu myanda yawe dore wanze kuzana umugore ngo agire icyo akumarira. ahubwo uzamfasha kubitekerezaho nyine. Reka genda tugushira mu biganiro. Sawa nkaho genda umunsi mwiza. Sawa sawa. Okay. Tuzabikoresha. Gende. nakubajije ngo uragenzwa n'iki? ariko ndi kukubwira nanjye ndi umukristo ndi umunyamasengesho ahubwo nashakaga yuko hari ikibazo mu izina rya Yesu w'inkoraho. uri umukristo wowe? none se urifuza iki kuri njye? hari icyifuzo nari mfite nagira ngo mfashe gusengera bambwiye ko nzi ko nawe uri umukristo. kimbwire ariko utankozeho. uri umukristo urambwira ngo uri umukristo kandi ugashaka kunkoraho urankoreraho iki? we mbwira ikikugenza. ahubwo twese nyine turi abakristo kuko urabona nta kibazo turi abakozi b'Imana twese. nagira ngo nyine ngusabe umfashe gusengera icyifuzo mfite. haryo byaba bitwaye se? oya mu izina rya Yesu winkoraho. oya mbwira ushaka ngo usengere iki? urashaka kuva ikuzimu? urashaka kuva mu byo urimo ugakizwa? ntabyo ndimo ariko nakubwiye ko nanjye ndi umunyamasengesho. ngo nakubwiye ndi umunyamasengesho. oya winkoraho. bimeze bitari kumbuza kwigenda. Asemani habari wowe ushaka iki? Avoka Yesu ubundi. Yose mvuye hano Gukora iki? kubera iki uri kumbaza ariko? Si ubwa mbere umbonye se? Wose ni ubwa mbere. None ugiye hehe? Ngiye hano kubera iki ariko ubundi? Ugiye imbere gukora iki? ntago bikureba. Wambwiye ariko. Iki Wambwiye bitaraba nabi. ibiki Ushobora kwisanga nakugiriye nabi kandi bitari ngombwa. hafi mwana reka nigende. Ariko nshaka iki? Umva, Iki izi nzira mba mbona uzigendamo. Inshuro nyinshi ugenda wongera ugaruka. Uba uri gushakamo iki hano? ushaka iki mana? Uyu uri gushakamo iki mwizi nzira? Kimba Kumva mbona wisirisimbamo wongera ugenda ugaruka ukora ibiki hara haruguru? nta kazi mfite. Nta kazi ufite? Yes. Izi nzira warazikodesheje. Nubwo wanze kumbwiza ukuri. Ibyo ubuvuyemo n'ibyo ubugiyemo byose ndabizi. Ibiki? Kugeza neho n'icyo urya cyose mba nkizi. Ibyo bimenye utariko? Ushaka iki? Ibyo byose ubikora uzi ko nta muntu ukureba. Ibiki? Nta bintu nkora. Wanze kumbwiza ukuri. Pasiteri Mathias Mupangiki. Pasiteri Mathias Mupangiki. Inde? Pasiteri Mathias. Uramuzi? Ko njya mbona wisirisimbiwe Mupangiki. Ntacyo rwose. wowe mbwira niba ushaka kuva mu byo urimo muri iyo myuka mibi ya shetani. oya nta myuka mibi. hanyuma uze ngusengere. nanjye nicyo nshaka ndashaka kwisengera. guma aho ngaho guma aho ngaho. urabyumva neza? Yewe nzi neza yuko kandi nanabibonye. Erega dusenga Imana ivuga kandi inakora. wabonye ibiki? yakunyeretse ndabizi. ibibazo byanjye se n'ibyo wabonye? si ibyo mvuga. mbwira niba ushaka gukizwa uve mu byo urimo uze ngusengere. ariko nakubwiye ndakijwe mu oya va mu myuka urimo mibi. va mu myuka mibi. nta myuka mibi ndimo. ni umunyamasengesho. uri umukozi w'umwanzi. uri umukozi w'umwanzi Satani. ahubwo mbwira ko ukijijwe upfukame ngusengere. niba atari ibyo nta mishyikirano ufitanye nawe. kuko ntabwo ngiye nkorana n'abantu bajya muri iyo myuka. erega witinya nta myuka mu izina rya Yesu. toka ntunkoreho pfukama ngusengere mu izina rya Yesu. urambonera ndi kunyishushanya.
yanga no gukizwa, bigaragaza ko akiri muri iriya myuka mibi ye. Yaraje kugerageza umukozi w'Imana koko, niho hahandi sha. Ntabwo urashaka kumbwira ibyo Pasiteri Mathias Mupanga? ese mwana ushaka iki? Ushaka kubimbwira cyangwa ntabwo ushobora kubimbwira? Pasiteri umuzi ute? Wowe wisirisimbiwe ntakureba se? Nyine mbikubwira se? Mbwira nyine. Pasiteri nyine urabona Simani, uramutipe muramupfuye iki kwana nagwa ufashe mu mashinga. Iriye deni umugirira. ntacyo ariko yaranyishe neza. Ko nanjye mbabonye nkagira ubwoba burenze. Yamara kubaza iki se ni ikihe kibazo? Mwana ndebera ahubwo nanzabona yanyishe. Nyine ndabubona ko ingoto yarayikuyemo ni ikihe kibazo ni ye deni muri mufitanye. Nta nubwo muzi uramutipe ngiye kubona ngo natutse inyuma ariko sinzi ikintu. Araza gufata mu mashingu nta kintu mupfuye. Mwana yihore. Mande mbwiza ukuri nta kuntu umuntu muzima utekereza yakitora akaza agafata umuntu mu muhanda hano akazi kamufata inuzi. Ntago muzi to. Nta n'ikintu yamara kubaza nta kigenda rero itoragufasha. Mwana ariko umuhore nari ntago barase yankanga nta kirana. Ntabwo ndi kubyumva neza, sobanurira neza. Nta kintu mupfuye. Ntacyo mwana. Nyine yarari kumbaza iki ngo Pasiteri ngo Mathias ngo ibiki n'ibiki ngo tuziranye iki. Nizere ko nta bintu bya Pasiteri uvuze. Oya ntago nizere ko nta kintu uvuze cya Pasiteri. Ntago mbivuze ariko nyine nanjye kuvuga ariko urisuze ariko ntago nabivuga. Manye mbabarira rwose urabizi neza ko natwe ubwacu muri genge yacu twakwicira. Ntago nabivuga mwana urumva nabavamo koko. Okay sawa rero ubwo reka nkubwire ngo mbabarira utaho kumara ibanga ni ibanga rigume mu mitima yacu. Kuri gahunda twahawe tumva nta kindi ahubwo reka tugende hakiri tujye kureba mango inti turangize gahunda hakiri kare. Tugende nyine mwana. Oya ntago nanyura hari kubera iki mari ntago ubonye ko arahanyuze. Tunyure hano oya ariko ntaho hari mani. ntago